Mana ishimwe. Ubutumwa afite bwitwa gukangura itorero igice cya kabiri. Nukuvuga ko ubwo hatambutse n'icyambere. Hanyuma rero ngiye kuririmba ijyanye n'ubu butumwa ngiye gutambutsa. Yewe torero we, kanguka ube maso, kuko igihe cyawe cyo kuva mu isi cyegereje, kandi umwami Yesu akaba agiye kukujyana. Cyegereje, kandi umwami Yesu akaba agiye kukujyana. Ikibabaje nuko hari bamwe banduje imyenda yabo bahitamo ibizinga. Ikibabaje nuko hari bamwe banduje imyenda yabo bahitamo ibizinga. Mbese mugeni we, ko wari uruzabibu rwiza, none wahindutse ute? Ko mbona usigaye wera indibu. Mbese mugeni we, ko wari uruzabibu rwiza, none wahindutse ute? Ko mbona usigaye wera indibu. Umvira inama umwami Yesu akugira, komeza uko wari uri, wera inzabibu nziza. Umvira inama umwami Yesu akugira, komeza uko wari uri, wera inzabibu nziza. Bategereje Yesu agiye kuza, aza zaje guhemba buri wese uko yakoze. Namwe bategereje Yesu agiye kuza, zaje guhemba buri wese uko yakoze. Umvira inama umwami akugira, none ntuyitahiza kugirira umumaro. Ati komeza ukiranuke ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba riruta ayandi. Umvira inama umwami akugira, none ntuyitahiza kugirira umumaro. Ati komeza ukiranuke ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba riruta ayandi. Komeza ukiranuke ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba riruta ayandi. Komeza ukiranuke ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba riruta ayandi. Amena cyane. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro.
nakijwe mu mwaka wa 90 gusa nibwo nakiriye agakiza. Ni ubuhamya bwiza bukomeye kandi buryoshye. Hanyuma nashatse 93, yego 97, Imana yantumyeho abanyamasengesho ngo nze fatanye nabo umurimo wo gusenga, kuko hari ikindi Imana igiye kunkoresha. Bwira mugenzi wawe uti nukorera Imana neza izakuzamura mu ntera. Nukorera Imana neza izakuzamura mu ntera. Babyemera batabyemera izabikora kuko ari Imana. Haleluya cyane. Imana ishimwe. Byari bikomeye rero, ntago nahise nitaba ako kanya. Njya mbwira abantu ngo ubu twitabye Imana turi bazima, wa munsi tuzasinzira. Urya munsi umuntu arasinzira bakatujyana wa twese, ariko tuzazukira ubugingo buhoraho. Amina cyane. Imana ishimwe. Byarangoye, nari mwarimu icyo gihe nigisha muri primaire. Hanyuma mbwira abanyamasengesho sinabishobora, ni rwose mumbwira Imana ngafite akazi ka leta, kandi mwibwira ngafite n'abana b'indahekana. Mwana umwe namubyaye 9 kane tariki 30 z'ukwezi kwa kane, wa kabiri mubyara 9 gatanu tariki 10 z'ukwa karindwi. Imana yampamagaye ntwite inda ya gatatu. Byari ibintu biremereye. Byaragoranye rero guhita wumva ngo ureka akazi ujye mu bindi bintu, ni ibintu bikomeye, ariko buri Imana ibigushaka izaruhuka ikugereje aho igushaka. Imana idufashe cyane. Imana yabatumye ubugira gatatu, bwa gatatu irabwita mugenda mumubwire ngo ngiye kuza kumwizanira. Hanyuma rero naje kugenda Imana ntwaye nyine, hari aho yabinyujije nyine, ni ibintu birebire. Nemereye Imana rero gusa. Hanyuma kugeza mu mwaka wa 2000, ubwo maze kuyemerera yankoresheje igishaka. Yarambwiye ngo ndaguha ubutumwa ushyira amatorero, ariko byaciye mu burwayi. Nararwaye nsigara mpema 35 ntwite inda y'amezi 9. Ndarwara pe, banjyana mu bitaro bishoboka za Gahini, hano mu Gakinjiro hariya kwa Gasasira hose. Bankorera ibizamini barambwira ngo warwaye igifu cyavuyeho ubwoya, ntabwo twakubaga utwite nta n'imiti ikomeye twaguha. Genda uryame nubona ubyaye uwo mwana, uzifungishe kuko ubuzima ufite ntibukikwemerera kubyara. Ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Haleluya we! Imana ishimwe. Mu ijuru hari Imana. Naratashye ntegereje gupfa, Imana itubaho abanyamasengesho ngo musore mubwire ngo indwara urwaye ntizakwica, ahubwo uzakizwa n'amasengesho. Baraza basengera ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, Imana yajije kunyiza. Imana ishimwe. Haleluya. Nararyamye, nari ntunzwe n'ay'abandi basenga. Ujye uyasenga bigikunda, wisengera ushyira mu rwabya hariya, hari igihe azagutunga utagishoboye, kandi icyo gihe uzaba usengerwa n'abandi. Aho ndyamyeho umunsi umwe bibaye kwa kabiri mu ijoro, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo byuka upfukame ku gitanda utangire usenge. Ndabyuka numva ngize agatege ndapfukama ndasenga. Numva ijwi ry'Imana rivuye mu ijuru ryambwiye inshuro 3 ngo ndagukijije, ndagukijije, ndagukijije. Haleluya cyane. Hahita hamanuka ikorasi ntangira kuririmba. Ubwo numva ngo akora imirimo, Yesu akora imirimo, akora imirimo myiza itangaje. Imana irambwira ngo igitumye ngukiza ndagira ngo ujye mu basengesho handi wangakujya, kandi igitumye ngukiza ndagira ngo ubutumwa ushyirira amatorero. Irambwira ngo kaba akazi ka leta wakoraga n'akababwite ubireke unkorere, ntabwo uzikorera amaboko. Bwira mugenzi wawe uti nukorera Imana neza ntabwo uzikora amaboko. Ntumbaze iby'ukuntu Imana ibuza abantu gukora akazi. Matayo yitwaga Lewi, Yesu yaramubwiye ati vayo. Hanyuma ba Petero babaga ku rushundura kw'ifi, muzi ko ifi henda, bazisize ku nyanja Tiberiya, baramukurikira. Uwitwaga Luka iby'ubudogiteri yabikuye hariya muri za CH Kanaruwa Fayisari, aravuga ati ngwino uzajya uvura aba bantu turi kumwe. Haleluya cyane. Imana ishimwe. Ariko Imana igira uko itunga abantu bayo. Nemereye Imana bigeje mu mwaka wa 2000, irambwira ngo ugiye kuzenguruka igihugu umvugira unkorera. Narabikoze bigeze 2005, irambwira ngo ujya kwiga ishuri rya Bibiliya, nshaka ko bizagufasha mu murimo wanyu unkorera. Narize imyaka 2 nyirangije, irambwira ngo subira gukora uko nagutegetse. Njya kuzenguruka urembo rwa Gisenyi, nazengurutse paruwase 31, nzenguruka Ruhengeri 24, nzenguruka Kibuye 24, nzenguruka Kibungo 20. Naragenze. Bibaye 2010 Imana irambwira ngo nsubije mu ishuri rya Bibiliya Gisenyi. Ndagenda ndiga 2011, turize umwaka wa 4 wa 3 na 12 twiga wa 4. Irambwira ngo nkwimuye Gisenyi, nkwimuye na mu ntara, kohereje i Kigali kunkorerayo. Byari biremereye. Twadutunze amafaranga ducuruza, dufite ubuzima special bwiza cyane.
umugabo aravuga ati sinataye amafaranga ngo ngiye i Kigali kuba mu bukode nta ibipangu byanjye ngo njya kurya mvuye ku munzani nta imirima yanjye. Imana iravanga ibyo muhoza amaso ndabikuraho, muzajya kunkorera nta kigihari, muzagenda ntacyo mugifite. Iravuga iti kandi murapfusha abana ifura n'uyikurikira nimumara kubashingura. Uwo ni umuhanuzi wampamagaye saa 9:40 z'ijoro, hari hakiriho poromosiyo ya MTN. Harambwira ngo umva mama Fifi, ngo Imana iravuze ngo mwaze kuza i Kigali mwese mugiye kuza muri ingerere, mugiye gupfusha abana ifura n'uyikurikira. Nimumara kubapfusha mbonye abajura binjira mu byanyu barabiba babimaraho. Bamaze kubimaraho nimutindaho n'umutware wawe azacaho, kuko nabonye bishize ngo umudayimoni aza akamubwira ngo ishyire mu mugozi wiyahure nta kintu usigaranye usigaye ubusa, ngo ariko wowe uzaza uzanye abana babiri. Ngo mwumvire Imana hakiri kare. Nta mwanya afite w'ubuhamya, byarihuse baratwiba birarangira, dusigarana utuntu tungana na miliyoni 7 muri miliyoni 40. Turaza tuva mu ntara turaza i Kigali. Imana yari yambwiye ngo witwaza agakeka gato muzajya mu kazu gato. Abantu bajya bava mu bipangu bakaza muri geto i Kigali. Bijya bibaho. Turaje twinjira mu kageto nakagakeka gato ati muzajya mupfukama musenge mugiye kuryama, mupfukame musenge mubyutse. Tukajyamo. Hanyuma waduhaye ako kageto yari umujene Marie, niwe wari uvuye muri ako kazu aho yacuruzaga ibatsinda, n'ubundi aduha n'icyumba yakoreragamo. Turajya dushyiramo twatuntu tudushyiramo. Mbwira Imana umunwa nshizeho sumako byo kugukorera no kukuvugira umbabarire. Turahombye birarangiye, nahise ndokara Sante Gisenyi nza kwiga i Kigali. Ndayibwira ntumbabarire tugiye gushaka ubukode, dore abana bariga ari 3 segonderi wa kanari muri primaire, tugomba kwishyura abadukodesha n'abana bakiga. Nzajya ncuruza ku manywa n'ijoro njye kwiga. Narabikoze mu mezi 2 Imana yohereza imbeba, vuga ngo Imana ifite abakozi. Sirya bya bintu byari mu nzu, imbeba zirya matora, imbeba zinywa amata, imbeba zirya amazi, imbeba zirya umuceri, akawunga, ifarini, isukari, amavuta y'abagore bisiga, imbeba zirabirya. Ibintu birarangira. Bimaze kurangira saa 9 rimwe asohotse ngiye mu ishuri gukarangwa njye kwiga, nkura n'abagore 2 mu muryango. Umwe abwira mugenzi we ngo injira ngo bagupimira indagara. Nanjye sohotse mfata ukuboko arankomeza ngo uraho mubyeyi nturaho, ngo ko wihuta zihagarara nkubaza nturaho neza. Arambaza ngo biriya bintu biri mu imbeba zariye, imbeba zibiryo ziturukura hasi. Ndabugana isi imazi. Arambwira ngo ni wowe uzizana, ntari kwagira kagushinyagura. Ubu wowe wazana imbeba ngo ziza zikwangirize koko? Arambwira ngo itonde cya bugufi, ngo ni mwavuye mu ntara muhombye ni miliyoni 40. Ntago muri midani ry'abanyu ni 15. Ntago mwaje Imana ikubwiye ko uje kuyikorana cyane. Ugeze hano wavuze ngo umuntu ushyizeho sumaku ntacyo uzongera kuvugana. Niko navuze. Ati sawa rero. Imana yambwiye ngo ni wowe uzana imbeba uriyona, ni wowe utesha umuryango wawe umuraba. Arambwira ngira kandi yambwiye ngo singuhanurira amahoro, kuko wanze gukora ibyo yagutumye ugiye gufunga ujye muri gereza Mageragere. N'ubu udafunzwe urarwaye ugiye sehashika, nugera uzabwira abarwayi Imana. Kandi arambwira ngo ibyo birihuse vuba cyane. Imana idufashe. Kanihute nayo kujya mu buhamya. Byarihuse nararwaye koko, ndaremba, ndivuza biranga. Irambwira ngo jya ku rusengero ubwira abapastori ko wajura umukozi wanjye, baragusengera ukire, ubundi utangira unkore, nutabikora ntuzakira. Nagiyeyo ndabibabwira, baransengera ndakira. Irambwira ngo fatira nusubire gucuruza. Ndayibwira ni winshuka noneho twagiye mu nzu y'umusirikare, ntago tuzamwishyura, abana nibiga ni winshuka ntago nafatira. Ndagenda ngikadeshi mu ishyamba nicaramo. Ndayibwira ni nta muhanuzi shaka, nta nundi muntu shaka kuvugana nawe. None ndakubaza amagambo 3, watuzaniye i Kigali gusaba no gukorwa n'isoni, kumbwira ngo mfatire hose bari abana baziga bate? None se kumbwira ngo mfatireho tuzishyura dutera deni ry'abanye? Uriya musirikare tubereye mu nzu. Irambwira ngo haguruka wihuta utaye saa 6 nigusange muri iri shyamba. Haguruka utaye, ibyo waje kumbwira nabyumvise. Abana baziga n'umunyantege nkeya ubari, nzamuha diplome. Muhimana icyubahiro yarazibahaye. Irambwira ngo kandi ndagira ngo nkubwira yuko uriya musirikare uza kubishyuza ngiye kumwohereza gukora hanze, amafaranga yamuzajya muyashyira kuri konte buke buke. Muzayashyiraho, hanyuma ntimuzamwambura.
hashize ibyumweru 2 Manuel yaraje atubwira ati bampaye misiyo yo kujya Darifuru. Manuel ugende neza, Imana iguherekeze n'ukuri kandi Uwiteka azabane nawe. Mana ishimwe cyane. Ideni yarambwiye ngo nzaryishyura ariko bivuye mu mitungo yanyu kuko mwatinze kunyumvira bizava mu mitungo yanyu. Ideni rero twaragurishije turaryishyura kuko n'imbeba zari ziducyuye tuvama turataha, ariko irambwira ngo mwana wanjye ntabwo uzaba imbunza karago muri uyu mujyi, nzagusagurira muzagurisha muze muguraho kuba. Ndashimira Imana dutuye hari Batsinda haruguru y'urusengero. Mana muyihe icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Nabaye aho mu rusengero mushumba Jacques Arabizi yarahadusanze aje kuyobora Abatsinda. Yego Imana ishimwe. Vyatubayeho ageze urabizi toro ntabwo byari rifite amafaranga yo kwishyura twebwe abakozi bashya. Ubwo navuye Kadeshi Imana imbwiye bwa kane ngo ihuti toro rigiye kuguha umurimo nkorere. Ibindi byose nzabikora uri mu murimo wanjye. Bwira mugenzi wawe uti guma muri uyu murimo. Ibintu byose usaba Imana izabikora kuko uri mu murimo wayo nigushake kubonemo. Mava ku wa kane ndagiye ku cyumweru turangije iteraniro rya kabiri. Twari dufite umushumba ahamagara abakozi bose, aduhamagara amatura abantu niba atari 6 twari 5, atujyana mu birabwira abakozi ati mwabonye ko paruwasi dafite imidugudu yitwaga imidugudu yari ataritwa amatorero. Aba bantu nahamagaye nyobowe n'umwuka nishaka yuko bagiye kudufasha kuvuna tukagira imidugudu myinshi. Abakozi bati nta kibazo, ati mutaye ku cyumweru tuzongera duhurira. Turatashye ku wa kane nsubira mu ishyamba. Ndagera ndayibaza n'uwite none se umurimo wambwiye gukora n'uriya wo kuyobora. Irambwira ngo haguruka wihuta utahe ngo umurimo n'uriya ikimenyetso nguhaye ngo bazahindura mwarimu w'umugore wari uri kuri paruwase bamuhe mitasiyo wowe uzakorera ku cyicaro. Haleluya cyane. Ku cyumweru dusubira mu rusengero turasenga, dusoje tujya mu biro, mushumba atangira gukora mitasiyo. Hageze Batsinda aravuga ati Uwizeyimana Jacques naze hano Ibatsinda arakora n'uwitwa Barijora Manuel namusabye Imana Prudentienne ni vi. Haleluya cyane. Umva mujya mwibika amakuru y'Imana yizewe. Ama YouTube mubaho hari igihe avuga ibintu abeshya, ariko Imana haleluya Imana yacu ntibeshya. Yayindi itangizwa n'inyuguti nkuru, hari n'itangizwa na iyakabuye yayindi y'ibigirwamana nka za Dagoni Shera na Bari na Bayari n'ibindi nk'ibyo. Ariko Imana yacu amina cyane. Narayicaye rero hanyuma mushumba twakoranye ntibyaje kwemera akagumana na ADPR avamo aragenda, batuzanira mushumba uyu aza kudushumba. Ahageze ubwo hariho systeme yo kuvuga ngo aba bakozi ni benshi kandi toro ntiribasha kubahemba. Byabaye ngombwa ko dusubizwa mu kidiyakoni. Burya naragiye nicaramo Imana irambwira ngo umva mwana wanjye ndahira kwara kwanjye icara aho ngaho, nutaba umuyobozi kuri iri torero ntuzongere kunsenga no kunkorera nzaba ntari Imana. Twarayicaye rero turahaba, igihe kiragera biba ngombwa yuko Imana ibisoza. Barongera bagarura abakozi nze ndi number 1 kandi nsubira Ibatsinda. Ndayicara ndahaba 2019 yuzuye. Erega duca mu makosi kisanga hapfa kwagara utaranyuze mu mafunzo ntabwo byoroshye. Urabanza ugahumurika ukuma nyine ugashira amazi n'amanga ugashira n'ubwoba n'igitengo. Ndayicengoza umurimo w'Imana 2019 Imana itangira kuvugira mu rusengero. Umuhanuzi aturuka inyuma iriya araza ahagarara nkaho. Umushumba yarageze mu matangazo ngumva mushumba uyoboye iri torero rya Batsinda Uwiteka Imana avuganye nanjye ngo nkubwire ngo uriya mwarimu kazi w'umugore mwicaranye hari akuruhimbe ntago navuze ngo musengere mu muzirika, mutangire mu mukure mu kiziriko mu muziture atangira asubira no gusura amatorero ajya garuka ntana nkorere niko namuhamagaye. Uwo muhanuzi yari uwiwacu ku itorero. Hahaguruka undi mugabo uwo munsi hahanuye abagabo nawe arahaguruka ngumva mushumba Uwiteka Imana uko yongeye kuvugana nawe yari umushyitsi ngo Imana iravuze ngo cyumva ubwo butumwa ngo ubishyire mu bikorwa vuba ngo utazongera gutuma ahura n'ibyago nk'ibyo yahuye nabyo mbere. Ubyo nahuye nabyo ndabapfundikiye ni byinshi cyane. Mushumba arambaza ati Prudentienne ni karame ndagusubiza mu volonteri wari Peribana nzajya nguruza mu cyumweru rimwe ugenda ushaka itorero ujya gusura wongera ugaruke hano ukorera Imana ni nta kibazo. Mushumba ntashye nsenze Imana irambwira ngo byihorere gumukora uko wakoraga nzakwihera uruhusa rurambuye. Haleluya cyane. Ubundi mu ruhusa rurambuye
ndakora turakora covid iraza 2021 mu kwezi kwa karindwi itariki 8 hari ahantu nyankunda kujya gusenga ngenyine ndagenda ndahicara muri covid ndasenga Imana irambwira ngo dore dosiye z'abakozi muri ADPR zisubiwemo kandi yawe ikuwemo ntuzagaruka mu bakozi perimana ndataha ngeze mu rugo bibaye ku itariki ya 10 hashize iminsi 2 nijoro ndyanya sinziriye giye kubona mbona umugabo wambaye umwenda weraje hondi yari afite ikintu cy'icyanverope kinini cyane cyakake kinini cyane haza giteruye mu ntoki ze araza arankomanga aho ndyamye arakimpereza cyari gifunze n'amasikoci arangije arigendera amaze kugenda ngira amatsiko yo kureba ibirimo mpita mpamburaho scotch sanga harimo amasuka mashya y'imijyojyo nkuramo amasuka mashya y'imijyojyo nshyira hasi nyamazeho mbona hasi harimo majagu zari nyinshi kuruta imijyojyo nkuramo amajagu zose nazo mfasha hasi majagu nzimazemo mbona mu ndiba harimo ibihato by'ibyuma bifungiye mu dusashi nko twatundi tw'abatayeri bajya bagura amapesa afunze mu dusashi ndangije ndongera ndabipanga ndabigerekeranya ariko nta mihini yo gukwikira ya masuka nabonye mbitereka aho ngaho bibaye ku itariki ya 13 z'uko kwa karindwi twakoze inama n'umushumba mukuru abakozi bose ba ADPR twakoreye kuri Zoom kuko twari muri covid turi muri guma mu rugo n'urusengero tutarujyamo amagambo yavuzemo ijambo aravuga ngo itorero ryacu rigiye kugabanya abakozi ya sawa turataha tumaze gutaha ku itariki ya 16 hashize iminsi 3 tuvuye muri iyo nama wa wundi wanzaniye bya bintu bifunze yaragarutse sinziriye arankomanga ngo mwana wanje haleluya ngo ngarutse kukwibutsa ko umuntu yibutsa uwo bagize icyo bavugana ngarutse kukwibutsa ko wowe utazaza mu bakozi perimana arangira ngo ahubwo nje kugusobanurira ibya ya masuka wabonye rambwira ngo abanye amasuka y'imijyojyo mashya n'amajagu nshya n'ibihato by'ibyuma ngo imijyojyo ngo majagu zari nyinshi kuruta imijyojyo arangira ngo uko abonye ari bishya niko ugiye kongera kuzenguruka bushya iki gihugu unkorera kandi umvugira ndetse uzankora muri iki gihugu uzankorera no hanze yacyo arangije kumbwira ayo magambo arigendera Imana idufashe cyane turategereje igihe kirageze ku itariki ya mbere y'ukwa 8 batanze inzandiko abajya mu muhamagaro baraziduha navuye batsinda manuka hasi igiheka hanyuma n'abaperimana babashyira mu myanya nanjye ndagenda nicara igiheka maze kuhicara hashize iminsi Imana imubutumwa irambwira ngo genda utangire ukangura amatorero dore abantu barasinziriye ndayibwira ntaho najya ntabwo najyayo ni kuko bahawe amatorero bambonye bagira ngo narwaye ihungabana kuko njye nta torero nabonye niba uri Imana intumye genda ubakoreremo hazagira umpamagara umwe wenyine ambwire nze nkorere mu itorero rye nimpagera yanyemereye nzahava noneho nemera kugenda nkuko najyaga ngenda Imana iranyihoreye rero ntabwo ari Imana y'umuvurungano nicaye aho ngaho kwezi kwa 8 kurashiraho kwa 9 kwa 10 11 itariki 23 umuhanuzi yaraje arangira ngo nje kugukubita ibirenge ntunkubita ibirenge ati niwakubisa amaboko atoya kubita amaguru ati nikubita ikibuno n'icya leta atoya Imana yanumye kugukubita ibirenge kuko ari byo bigenda Imana yambwiye ukubita ibirenge yaguhaye ubutumwa ngo ugende none wanze kugenda nje kugukubita ibirenge rero kandi yambwiye ngo nta kintu na kimwe uzongera gusenga uyisaba ngo igikore kuko nawe wanze gukora ibyayo ndabitega ati cyane uzana ibyo bitsinsino by'inyuma ni dore ngibi ndabitega arankubita nyine arambabaza amaze kunkubita aragenda buracya ku itariki ya 24 hari kuwa 4 mushumbushumbye itorero rya Gatsata arampamagara ara Prudentiel ni Karame ndumva umwuka weranyemeza ko ku cyumweru uzabura hamwe iri torero tugira amateraniro 2 uzaza uvuga Imana kuko ndabizi Imana yaraguhamagaye nti haleluya ntirimwe nibarampamagaye tagenda njyayo ndavuga n'ikimenyetso nakibonye nkorera Imana na bugingo n'ubu ndi hane wanyusejemo hanyuma rero Imana yarambwiye ngo impamvu nta mini yarambwiye ngo ari amasuka niyo ugiye guhingisha kandi impamvu majagu ari nyinshi jinga ahantu hakomeye hamabuye hurutare
humye hakomeye. Hanyuma impamvu majagu ari nyinshi, aho imijyogo izananirwa gukora majagu zizahakora, kandi impamvu majagu ari nyinshi nuko imitima y'abiki gihe yabaye amabuye. Bwira mugenzi wawe tuworohere Imana. Worohere Imana ntiworohere jewe. Mitima abantu bashize ubwoba. Mana yarambwiye ngo abantu bararambiwe ko Yesu agaruka, bararambiwe, barangije bararambika iby'agakiza, bamaze kubirambika barahinduka. Abantu barahindutse. Yarambwiye ngo impamvu nta mihini wabonye, ngo imihini urabizi uhinga agomba guhikwa yakwikiye. Yarambwiye ngo imihini igereranywa n'amafaranga itorero ryaguhembaga buri kwezi, ubu ntayo uzongera kubona. Ahubwo uzajya wishakira umuhini witwa Gatike, ugenda ujye gukoresha ayo masuka. Nuko nyine niko bimeze, ubwo niko nagize ahangaha. Imana yacu idufashe. Hanyuma rero Imana yarantumye, ubutumwa bwitwa gukangura itorero igice cya 2. Jambo rya mbere mu gitabo cy'umubwiriza tugiye gusoma, igice cyaho cya 9 n'umurongo wa 10. Turakora twihuta bitewe n'igihe nacyo kirihuta. Nacyo igihe nacyo kirimo kirihuta. Mubwiriza igice cya 9 n'umurongo wa 10 handitswe aya magambo. Nubu utari wahagera urihangana, hanyuma ugende wandika ahantu uraza gusubiramo witonze. Haranditswe ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Imirimo rero natumwe kubabwira, Salomo umuhungu wa Dawidi yavuze umurimo. Imana yarambwiye ngo uzabwire itorero ngo imirimo mbabwira niyo bankorera. Iyo twikorera yo umuntu wese ari mu cyerekezo 20-50 agomba gutura ahantu hatari amanegeka, agomba kugira ikibanza cyujuje ibyangombwa mezire, ibipimo bisabwa kugira ngo ejo atazasenyerwa. Umuntu agomba kubaka nk'uko afite igishushanyo cy'umujyi atagifite wapi. Mbega imirimo yacu turayikora, ariko uko turimo kurushaho gukora imirimo yacu, abantu barimo gutakaza indangagaciro z'umwimerere zo gukorera Imana. Imana idufashe cyane. Naratubwira ngo mbabwire ngo imirimo y'Imana mwerekejeho amaboko, mukorera isi nk'abayivamo, dukorera ijuru nk'abarijyamo. Haleluya cyane. Isi tuyicaho ntago tuyibaho. Yaravuze Mose ngo imyaka turamamo ni 70, twagira intege ikaba 80, ubundi tugacaho. Noneho iyo nayo abasigaye bayigezaho ni bakeya, ariko aho tujya tuzaba yiteka n'iteka. Haleluya cyane. Imirimo y'Imana rero ikorana umwete kugira ngo wubake cyane aho uzajya mu gihe uzaba wavuye aha. Cyane ko nabonye ibya hano niyo umuntu amaze kubibona, Imana yamubwira iti nta deni ngusigayemo, ndagusezerera amahoro. Umuntu agaca akagenda bikaribwa n'abatabiruhiye. Cyangwa amara kwibona ntubukirya agafiriti, ntubukirya akanyama, bakaguha ati n'amata witonde ntuyanywe, ugatangira kunywa amazi no kurya imboga zitagira umunyu. Ko rero byose nta mumaro, ahubwo ibyo dukorera Imana. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, nibyo bizatugirira umumaro. Rya jambo rero rirangiye, wamaye ubutumwa yanumye amagambo 3. Arangira ngo genda ubwire itorero ngo nimuhugukire Imana. Mugire gute? Mureke tuganire ntacyo bitwaye. Muhugukire. Ubwire hariho guhuguka, ababanje guhuga. Abantu bafite ibintu bahugiyemo iby'Imana ntacyo bikibabwiye. Ariko Imana iravuga ngo muhugukire Imana. Iryo ni rimwe. 2 iravuga ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. 3 ijambo riravuga ngo Yesu araje kandi vuba. Yesu araje kandi vuba. Aya ni amagambo 3. Amaze kumbwira amagambo 3 yo kubwira itorero, yandirimbiye indirimbo 272 mu gushimisha Imana. Niho habamo 437 mu gakiza habamo 110. Harandirimbira ngo umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba, agiye kutugabira ko kwiteka. Cyakabiri kiravuga ngo ibyerekanwa kuza kwe birihuta kuboneka. Mana yaramye ngo mbabwira ngo ibintu byose murimo kubona bidasanzwe mubikubire mu ijambo rivuga ngo turi mu byerekana kuza kwe. Cya 3 kiravuga ngo niho azabura intambara ntabwo amahoro azahora, kiretse Yesu atsembyeho rupfu n'ibyaha. Biracyahari rero. Yambwira ngo intambara zirahari mu migabane yo hanze, intambara zirahari hafi yanyu, n'intambara iwanyu zirahari mu gihugu, cyane cyane mu madini n'amatorero. Cyanyuma kiravuga ngo maze mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudafa kwakwiye gupfa tutakibabara. Tutakibabara.
manish nta kanseri tugifite, amadiyabete za hypertension ntaziriyo. Yego umuntu adasaza ngo nagize imvingo z'uruyenzi ngo nunamye niba nshakiraga ko nakaraka twemye. Mana yacishimwe cyane. Maze kundirimbira ndirimbo yarambwiye ngo nukubabwire ngo turi mu byerekana kuza kwe, kandi ubwira abitorero ngo mujye mukunda kuririmba iyo ndirimbo. Waciye nawe witeraniro ndayiririmbisha. Amaze kundirimbira ndirimbo yandirimba ibihimbano bibiri by'umwuka, arandirimbira ngo ndabona ibihe bitwegera, ndabona umwami ari bugufi. Arangije arandirimbira ngo kuza k'umwami Yesu, kuza k'umwami Yesu kuratwegereye. Amaze kundirimbira yanyeretse umurima munini cyane, umurima munini cyane wari uteyemo imyaka myiza, imyaka yitwa ibinyamisogwe. Myaka yari yarahingiwe igihe, yarabonye amazi, imfura, yarabonye ifumbire, yarabagawe ku buryo umuhinzi wahinze yari yiteguye kuzasarura umusaruro umeze nk'ibigori twejeje muri iki gihugu. Ngo ibigori ngo toni hagati ya 600, ibihumbi 600 na 800. Uwo muhinzi nawe yarazi kazasarura pe. Ngiye kubana umbana haje umuntu yari afite ikintu mu kwaha kwa kimeze nk'igihema, araza yegera wa murima mwiza pe w'imyaka myiza n'imisogwe yajeho, hari hafi gusarura. Mbona ararambuye cya gihema atwikira igice kinini cya wa murima. Amaze gutwikira haza ndamukurikiye witonze agenda buhoro ntacyo afite, araza yegera hahandi hatwikiriwe. Mbona agize atya n'ukuboko arasunitse cya gihema kijugunyiriye. Amaze kukijugunya aratwikurura. Ndabwirwa ngo uwo murima ni itorero, imyaka ni abakristo, uriya wazanye igihema agatwikira ni Satani, ariko uri utwikuruye ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya cyane. Mana ishimwe. Muri za ndirimbo zirenga 100 harimo imwe ivuga torero ryawe Yesu yubatswe ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntiyarishobora. Ibyo wabihamije wowe ubwawe, ubwo wabibwiraga intumwa Petero. Rufure bifite umwuka wera umwe watanze ngo ariyobore, ubwo impande izavuga rizava mu isi, umwuka wera azari gushyikiriza. Amina cyane. Umunsi uzumva wicaye muri iri torero nta mwuka wera ukikurimo, wa muri byavuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo ngo menya ko uwo mwuka yabonye yoborwa n'umubiri wawe, acaho ngo ahubwo ujye usenga usaba utigaruka. Uyu ni udushoboza. Yego uyu mwuka ni udushoboza. Atwikuruye mbona ya myaka yari yatwikiriwe, ibibabi, imisogwe, ibiti byahindutse umuhondo birasa naho. Bivuga ngo kuko byari bitwikiriwe na oxygene yari irimo, ni gaze carbonique yabitwikatwitse. Ndabwirwa ngo icyo gice cy'inyuma cy'iyo myaka ubona abaye umuhondo, ayo mababi n'ibiti bigereranywa n'igice cy'inyuma cy'abakristo bamwe muri iyi minsi. Muri iyi minsi baratwikiriwe. Mana irambwira ngo baratwikiriwe. Habanywa inzoga basubiye baragenda ngo bakagura icyuma bakagisuka muri fanta, akicara imbere y'agacupa ka fanta nyamara arimo aranywa icyuma. We se wagiye ugitereka ari nk'icyuma cyawe kuba wakisengereye. Baratwikiriwe basubiye kunywa. Rangirita abasambanyi barimo gusambana bakaza bagahagarara nahera. Baratwikiriwe. Imana idufashe cyane. Rangirita abajura barimo kwiba pe, barimo kwibisha umunzani, barimo kwiba nabo barakora mu mifu. Hari n'abaza mu rusengero bakiba, umuntu yahumiriza gakeya telefone y'abandi akaba arayirashye, kandi ngo ni mwene data. Rangirita abajura baragarutse baratwikiriwe, abajura barimo kwiba. Rangirita abarozi barahari ngo basigaye bakoresha systeme chimique, ntabwo ngo naho bagihereza mu kanwa kuko urukundo rwakonje ntabwo kibasha kugera ngo aguhereze. Afite imbaraga ngo batongera ngo bagira gute ngo bakohereze. Ariko niyo wazohereza umuntu ari kumwe n'Imana, Imana izamurinda. Haleluya. Mana ishimwe. Muntu umwe yigeze ava yitwa Nyabisindu muri Muhanga, araza arambwira ati mwarimu ni karame, Imana yantumye nkubwira ngo bagiye kukohereza imbaraga zizagukubita ku makaro mu rusengero.
ngo kugira ngo abakristo bavuge ngo usigaye ugw'igicuri. Atariko Imana yambwiye ngo hari ibyinazi imicanga mu maso, uko babiteguye siko bizakugeraho. Imana igira ibyikunagira imicanga mu maso. Haleluya cyane. Iyo binazamo birahumaguza, bijya guhumuka wawaciyeho, bikakurumisha ibishigwa amenyo n'ibihanga, bikakurumisha ibihanga amenyo n'ibishigwa Imana yabikuye, bikakurumisha ibihanga ntubabare. Imana idufashe cyane. Mbaraga zaraje nahaguye ariko waka naho kugwa ku wa kabiri. Namenetse ivi rimwe ringiri mfite dore iringiri ryaramenetse, mva amaraso menshi. Banjyana kwa muganga, tugezeyo muganga aravuga ati umva muroko ni karame, hari ikintu Imana yakoze nti ati hari imitsi ibiri itera mu ivi ituma ikirenge kireba imbere, iyo icitse kirijyawuza kikareba inyuma. Hatariko Imana iyo mitsi yayirinze. Haleluya. Arambwira ati kandi iyi ngasire y'ivi imenetse bakujyana i Kanombe bakakumanika amezi 6. Hatariko n'ingasire yawe y'ivi ni nzima. Amina. Njashima Yesu ko nanjye ngira gutya bikemera. Wa mugani wa muhungu ngo yitwa Musabyimana, turitiranwa biremera Imana itwitaho. Haleluya cyane. Baravuye ndakira ndi muzima. Ngo naba abarozi ibyaha byose ubwibona bwo buraca ibintu cyane mw'iri torero rya ADP. Harimo ubwibona buteye ubwoba, ubwibona ubusambanyi. Umva, Imana iturinde kuba bagaratiye abapfapfa. Abantu basigaye bagira imyenda bazana mu rusengero niyo bajyana ngo kureba abashu, sheri, cyana, cyuki, shushbe, gushaka akazi. Ubwibona bwaracitse, bambaye ubusa. Se bana bato ko mwambaye bigera oya bakecuru murashaje. Turi muri Vision 2015, tugomba kwambara nyine nk'iterambere. Turi kuri WhatsApp, turi kuri machine, turachatinga, turatsapinga, turi online, Facebook, TikTok, turi mu iterambere. Abasore do mwuka warayaje muri daro dupantara nuko nagacucu pacupa. Zambara gacupu ryara ku ruhimbi. Ushaka kubwiriza ngo aze yakire Yesu na asange wambaye nkawe, uzaba umurushije iki? Dore bya murimo kwiyogoshesha ngo ni 040 040. Abandi barimo kwitezaho ibyanwa ngo ni suna sobanukirwa hisigeze. Irashirana no kwifuza kwayo. Ndabivuze ndataha hari amukanyi batsinda. Nta kundi byagiye nose ko yabintumye ngirene. Niko bimeze. Ariko ndabivuga. Mu itaniro rya mbere nabonye umuntu berekanye yambaye ikanzu y'ukuboko kumwe ngo ni abastare. Biriya kera byabagaho. Ubwibone bwaciye ibintu. Imana tubabarire reka mbivemo. Abantu baratwikiriwe. Imana ikurinde gutwikirwa kandi kugirire neza. Dusigaye tudefuriza barabituje turashyiramo ibivuta, bisatsi bisigaye bigera iriya. Cyo kwa na mwarahinduye discipline ya ADP nge muzambwira ko naho mwahindura nzaguma uko nari ngihamagarwa. Ariko abantu nibo bahindutse barananiranye ahubwo ku giti cyabo. Kandi uko ugenda utatira umurongo ni kugenda utakaza umwuka wera. Iyo ubona uhagaze mu bandi ukabona udasa nabo, ukabona wambaye ubusa, ukabona bose bagufiteho ikibazo, uba wumva nta kibazo wowe ufite ubwawe kiba gihari. Abantu barahindutse baratwikiriwe. Imana irambwira ngo igice cy'inyuma cy'amababi n'ibiti abantu baratwikiriwe. Igice cy'imbere cy'imisogwe ngo ni ibintu bisohoka mu bantu muri iki gihe bidakwiriye. Ngo kizakubwira abantu batwikiriwe mu mitima ngo amagambo abasohoka atandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bavuga bati mukanya tugiye gukora inama dutegura ibi bigiye gukorerwa hano mu rusengero kugira turushaho gukora neza umurimo w'Imana, tugira ibyo dukora muri korali. Umuntu agahaguruka, oya ntago ibyo twabishobora. Kandi guhaguruka avugira bose ababuze gukorera Imana we, akabagandisha. Yabona inama y'ipfuvye abuza abamujya inyuma akajya gusansibiriza mu rugo batashye ngo kugira ngo abamujya inyuma bice umurimo w'Imana. Imana bababarire. Zasome ku bara 16 tuzasanga amakuru yabagandiye Mose. Imana bababarire kandi bagirire neza. Abantu baratwikiriwe cyo ko Imana batwikurure. Ijambo rijyanye n'ingingo yo gutwikirwa riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cyaho cya 7 umurongo wa 20 n'uwa 24. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cyaho cya 7 umurongo wa 20
n'uwa 24 umurongo wa 20 handitswe ngo umuntu wese mwahageze umuntu wese agira ate aguma uko yarari agihamagarwa yego twahinduwe n'iki umuntu wese aguma uko yarari agihamagarwa 24 aravuga ngo nuko bene data umuntu wese abane n'Imana ameze nkuko yari ameze agihamagarwa ko mutubwira ngo nisi ngo niterambere Bibiliya ko batari bahindura ngo bambwire ngo Yesu Kristo ko yari ejo uyu munsi ejo yahindutse ejo muri ntago azaba kimeze kwa kundi oya irambwira ngo Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko zahora iteka ryose none se ko twitwa aba Kristo twamukurikiye abambere baryitiwe muri Antiyokiya natwe tukaba twitwa aba Kristo turimo turahinduka tujya hehe Imana tubabarire cyane umuntu wese abane n'Imana ameze nkuko yari ameze agihamagarwa nitaye ngo kubije sinkubwiye kujya kwambara ubusa sinkutumye kwihirimbiza sinkutumye oya umukristo ariko niba nakunanira ube n'inyangamugayo n'igihugu gifite abaturage b'inyangamugayo hari icyo bitwaye ingingo ikurikiye aravuga ngo abantu baretse imirimo y'Imana bayisimbuza yabo hanyuma abantu bamaze kurambirwa ko Yesu aza barangiza bakarambika iby'agakiza barangiza bagahinduka bahise bata n'imirimo y'Imana babaga mu makorari bamwe bavamo ngo babashe kujya gukora ama business yabo neza ababarizwaga mu byiciro runaka mu itorero barabireka kugira ngo yinjire mu bye cyane harimo abantu bavuyemo bati imirimo harimo n'abandi ngo barimo ngo bitwa ngo barakora ariko ngo barakora bacumbagira nabonaga bagenda gutya ntago nabishobora ubuse nzajya muri korari ejo baduhamagare mu n'inyobozi ejo bundi njya mu cyiciro ejo bundi mu masenge biriya bintu byose ntago tugomba kugira ubwenge kugira ngo natwe tugire imibereho tugomba kugira ubwenge ngo n'ubwevekayi tugomba kugira ubwevekayi we kugira ngo natwe tugire aho tugera Imana ikubabarira iyo mirimo Imana yose yarayiguhaye ubona uzishoboye nta wundi wari kuza kuyikora ndetse bamwe baraburanye baravuga ngo ariko runaka icyiciro bahamagaye akizamo icyo bahamagaye akizamo ubundi niziye krite ni kondisiyo ki bashingira kugira umuntu bamuzane mu bintu byose none wowe uri muri abicumbagira Imana izabikubaza bamwe babivuyemo nabitwa ngo barakora baracumbagira Imana tubabarire cyane amagambo y'abacumbagira yabavuye mu mirimo ari muri Matayo 25 umurongo wa 14 kugeza ku wa 30 Matayo 25:14-30 hari umugani w'abagaragu bahawe itarano umwe ahabwa itarano 5 undi ahabwa 2 undi ahabwa 1 uko umuntu ashoboye uwazibahaye arazinduka uwo mwanya amaze kugenda batangira kugenzura ariko ngo wahawe imwe yaracukuye arataba iminsi myinshi ishize imyaka myinshi irashize data buje agiye kugaruka witwa Yesu Kristo umwana w'Imana tubarane nawe umubare w'ibyadusigiye Imana idufashe cyane wawe 5 yagenzuye 5 webyira agenzura 2 uwimwe ngo aracukura arataba ngo arageze azana kishongoro n'agasuzugura abwira Yesu databuje nari nzi kuri umunyamwaga kusarura utabibye kunika ibyo utagosoye nuko ndatinya iterano ndagenda nyisha mu butaka none dore ngiyo ibyahura yifite ngo Yesu azamubwira ngo wamugaraga umubi wamunyabutewe ko waruzi ko ibyo byose mbikora iterano yawe yiho abagenza nanye nazo bakampana yanjye n'inyungu yayo nuko ni muyimwake meyo ufite iterano 10 kuko ufite wese azahabwa akarushizwa ariko n'udafite azamburwa n'icyo yari afite n'uyu mugarago ntibiciriye mu mutunganye mu mujugunye Imana iturengere tugeze ku ngingo ivanga icya 10 n'amaturo ntibigitangwa neza kugira ngo mbashe kubivuga Imana yampagurukije hariya nkuko ubona nahagurutse intebe yanjye urabona ko hari anticayeyo irambwira iti wowe genda cyo gukangura itorero mwarimu Koroda bivuze mwavuga muti buriya Koro haragira ngo arebe ko bizagenda neza kagasarere kazaza nyine akare oya Imana iradutunze n'inyoni zirarya zirya zidahinga n'ibyo twari dutunze yarabanzira bihuha ibikuraho niyo mpamvu ibintu byose mba numva ntacyo wankangisha ndavuga ntereka nkorera Imana ubuzima bwiza ndabuzi n'ubu bizabunshishamo kandi zambesha uko ishaka yarambwiye ngo shaka kuba uko nshaka kuba sinshaka kuba ko abantu bashaka kuba sinashaka kuba uko ushaka kuba cyashumi n'amaturo ntibigitangwa neza Imana yarambwiye ngo abantu barimo kurya icyacumi mu buryo butatu ubwa mbere hari abiguriza
ubwa kabiri baranusura, aba gatatu ntacyo batanga burundu. Imana yarambwiye ngo uzabwira abiguriza icyacumi ngo nimujya kwiguriza mujye mubanza mugisha Imana inama, nibibemerera mwigurize, ariko ntabwo izabibemerera. Reka Bibiliya irambwira ngo kandi umuntu niyiguriza kimwe mu icumi cy'Uwiteka nagaruka kucyishyura azakizana yageretseho icya gatanu cyacyo. Cya gatanu wayambwa umushahara w'ibihumbi 500. Yego urigurije ntabwo 50 y'abandi uyizanye. Uriririye urarangije. Hanyuma ku cyumweru rero uzaza kwishyura bya 50 wariye. Icya gatanu cya 50 ibihumbi 10. Ubwo uzazana 60. Wariye 50 icumi uzaribona ushyireho uze wishyure. Nakaga Imana tubabarire. Kabiri abanusura yarambwiye ngo mbashe kubara umusatsi wo ku mutwe wanyu nkamenya umubare wawo, sinaniwe kubara umubare ibyo nabahaye. Zaburi 50 ikavuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira yuko mpamwe namwe rwose, ariko umunsi umwe nzabahana mbishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Abahanga bazi kubara amagufa y'umuntu afite, bakabara amenyo afite, bakabara imbavu. Bati umwana avukana amagufa 300, uko agenda akura umuntu mukuru aregerana agasigara 206. Ariko ntawe ari watubarira umusatsi, ntawe ndabona. Jehova yaririmbye ngo ubwo nibwo bumana bwayo. Ibasha kubara umusatsi umere n'uwo bazakogosha n'undi uzazaho. Ntabwo inaniwe kubara umubare byaguhaye. None urimo uranusura. Ni miliyoni yawe wayibonye ugomba kuzana ibihumbi 100 ugashyiramo hariya 900 ukayarya ukayakoresha uko yumva. Urarangije ngo ibihumbi 100 ni byinshi, ngo reka mfe gutwaraho vene ngo ndajyanaho 20 ariyo mfa gushyiramo Imana ibirebe. Uranusura Imana ibihumbi 80 uyirira mu mibare. Si yakwigishije yaguhaye ubwenge bwo kugira ngo wige kubara. Urabikora ikakwihorera n'Imana y'amahoro. Imana idufashe cyane. Abantu banusura icyacumi, amagambo y'abari mu byakozwe n'intumwa igice cya 5. Byakozwe n'intumwa 5. Hari amakuru y'umugabo witwa Ananiya na Safira ngo bajyanye ibiguzi byabo bari bagurishije isambu. Safira aragenda n'imbere ya Petero ati ibigozi dukuyemo nibi. Petero ati niko Ananiya we, iyi sambu cyifite ni yari yawe, umaze kuyigurisha bwawe ibiguzi ntibyari ibyaho byavuyemo, niki kiguteye kuza kubeshya umwuka w'Imana? Ngo ahita mugwa ku birenge arapfa. Abadiyakoni baramujyana. Mukanya Safira arinjira atari yicara. Petero ati ngwino Safi, ngwino umugabo wawe avuye aho. Ibi biguzi ndeba nibyo mugurishije isambu yanyu. Safira ati nukuri ni ibi ngibi twagurishije. Petero ati niki kiguhuje kiguteye guhuza inama mbi n'umugabo wawe? Mwababyeyi mwe nimuzahuze inama mbi n'abagabo banyu, mujye mubagira inama ahubwo yo gukiranuka. Mwabagabo mwe nimuzahuze inama mbi n'abagore banyu, mujye mubagira inama yo gukiranuka. Bana bato mukiranuka mukiri bato, uko umuntu abyirutse niko asaza, kandi uko aramutse niko yirirwa. Safira ngo Petero aramubwira ati rero dore ibirenge bivuye kujyana umugabo wamaze kubeshya yapfuye, ngibi biraje nawe nibikujyane kuko muhuje mwese kubeshya umwuka w'Imana. Safira nawe barapfuye. Ubundi ko bari bagurishije iyo bigumira wabo bakabyirira nawe bahagaze hejuru. Ubundi wowe urinda uza kubeshya Imana wabiririye iyo ngiye ukanagumayo, ntuzaze gukandagira ahera uza kwishushanya imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Imana ikurinde kuba akabarore nka Ananiya na Safira. Abo ni abanusura bari banusuyeho duke badukira hariya hirya. Abadatanga burundu Imana yarambwiye ngo bitwa akahebwe. Akahebwe ngo nizina biswe n'Imana ishobora byose. Akahebwe ni umuntu wakijijwe sinzi imyaka maze n'uyu munsi nta munsi n'umwe arajyana icyacumi. Yize kunyigisha z'umubatizo arinze agize imvi zibaye uruyenzi, nta munsi n'umwe arajyana icyacumi kandi yarabyigishijwe. Akahebwe ni umuntu umuyobozi w'isibo abamuzi ko yananiranye mu isibo ye. Umudugudu abamuzi ko uwo muntu yananiranye mu mudugudu. Baba bamuzi mu kagari no mu karere no mu ntara. Mageragere ibimuzi ko bamufunze bakagenda bamuha imbabazi, yewe niwe waba yaragiyeyo akongera akagaruka se bava turiya nta kahebwe. Nta kahebwe murekereho keretse Imana yonyine imugiriye neza. Imana ifite akahebwe mu nsengero. Imana ikubabarire. Ndabwira abadatanga icyacumi. Njya ngiranya nubwo bimeze bityo nta kazi ngira, ariko Imana yampaye icyo nkora. Cyadoda gahema afite akamashini gakora imipira y'abanyeshuri. Ngira gutya nkabona nk'ufite agashuri ka materineri akama nk'utwana 30. Kambwira ati bakorera udupira twa uniform. Nkayikora nayirangiza farama cyambanyaho nkatanga icyacumi. Nagitanga nkazabona numpa
ikiraka cy'imipira nk'ijana cyangwa 50 kuko nakiranutse hehe mu cyacumi. Mushumba yahoza abwira abanyeshuri barangije bazaba abakontabure beza, nanjye umukozi w'Imana mujye mushakira agahema mbona imihini yo kujya kuvuga ubutumwa. Aho utwo dushuri turi ako kazi kari ko kuboha no kugira gute, muvuge muti wa mukozi w'Imana nta kandi kazagira. Siko bimeze. Imana ibagirira neza cyane. Mukiranuka mu cyacu Imana izatugirira neza. Amagambo y'abadakiranuka mu cyacumi ari muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 10. Maraki 3 umurongo wa 10 haranditswe ngo nimunzanire imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse uzasurinyeho rwose nkuko wasurinye kuri Yesaya 50 kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma tata we ntamwara. Yeremiya 33 nabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya. Bizaterwa n'imibanire ufitanye nayo. Nuba warayiririye mu mibanire yizakureka. Izakureka usabe kandi izakureka umwana. Munzanire imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse tanusuye utagabanyijeho utanze gutanga utanakigurije uyizana ishyitse. Ukora ibya bundi Imana izakora ibyayo. Mubishyira mu bubiko inzu yanjye yemo ibyo kurya murebe ko ntazabagomororera. Hari imigisha yanyu igomeye iyo ufite si yawe akagombye kuba ufite. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwisa. Imana yacu idufashe. Kiranuka mu cyacumi. Nsoza Imana yarambwiye guhera mu mwaka wa 2020 rambwira ngo ngiye kujya nkubwira ibintu bizabaho muri buri mwaka kandi uzabigeze ku itorero abantu barushaho kubika amakuru kandi bamenye uko bazagenda. 2020 Imana yarambwiye ngo bimbwira mu kwa 12 tariki 30 z'umwaka uri musoza. Yarambwiye ngo 2021 hazabamo ibintu bibiri. Abantu benshi bazagwa bave mu buntu bw'Imana. Hari abantu baguye 2021 abantu batangiye kugwa bava mu buntu bw'Imana. Cya kabiri rambwira ngo urukundo rushize mu bantu hasigaye urukundo rw'umuntu ku giti cye. Namwe mujye mugenzura murebe muzasanga bitandukanye nuko byari biri imbere. 2022 yarambwiye ngo hazabamo ibintu bitatu. Icyambere abantu benshi bazanamuka bave mu byizerwa. Dufite abantu benshi barabanje baragwa abandi barimo kunamuka. Abantu benshi bazanamuka bave mu byizerwa. Kabiri imbaraga z'abera zigiye kumenagurwa. Ubu zaramenaguwe 2022 Imbaraga z'abera zigiye kumenagurwa bishatse gusobanura ngo ni ibintu bigiye kujya bikorerwa mu nsengero mu nzu y'Imana bidakwiriye abera babirebesha amaso ntacyo babikoraho. Gatatu Imana yarambwiye ngo hirya hamujya hazacu wambaye neza kandi yikwishe. Ntabwo ari ya myambaro ihenze wazanye, sininde uzagura imyambaro iri hano. 2023 Imana yarambwiye ngo hazabamo ibintu bibiri ngo ni umwaka w'ibyorezo rimwe n'impfu nyinshi. Byarabaye n'impfu twarazibonye. Igihugu cyashyinguye abantu 136 ibiza byabatwaye byabaye ibintu bibi cyane. 2024 turimo Imana yarambwiye ngo ni umwaka uje kunaniza abantu. Kunaniza. Kabiri hazabamo ibyago byinshi uzananirwa kubyihanganira ziyahura. Gatatu nta muntu uzawishushanyamo uyu mwaka turimo. Nta muntu uzawishushanyamo. Baherutse kuvuga amakuru kuri TV1 baravuga ati umugabo yavuye gusenga n'umugore we bageze mu rugo umugabo yinyabye mu gikoni yishyira mu kizirikari yahura kandi avuye gusenga. Imana izakurinde kwiyahura uri umukristo. Imana idufashe cyane. Nta muntu uzawishushanyamo rero. Yohana araritsana ngo ubwo udakonje ntubire wibakaza uyazi kuko ngiye kukuruka. Ubwo utakonje ntubire ukabura akazu yazo. Uyu mwaka nta muntu uzawishushanyamo. Imana irashaka kugaragara aho uhagaze. Niba uri umukristo namwizerwa ngo bageze mu isoko mbura mumaro babuze icyo bagura babarebye babona ntibasa nabo ngo bazati ko mudahahara. Iyi minsi abantu barimo guhaha Mana yanjye bati ko mudahaha tituragura ukuri nitugurana bati bigabo ko bidasa natwara. Uyu mwaka ntawe uzawishushanyamo. Mana idufashe. Ndashoje. Jambo rya nyuma dusoma riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Hari ya myambaro 6 tugomba kwambara kugira ngo tuzace hirya tuzasoze n'urugendo rwacu neza. Kadusaba mwarimu Korode adusomera iryo jambo.
Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Hari imyambaro 6 tugiye kwambara kugira ngo tuzabashe gutambuka aha hantu tujye. Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18 kugira ngo tuzabashe gutambuka aha hantu tujya, umuntu wese azageze ku iherezo rye ibintu bimeze neza. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, umwambaro wa mbere. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. 2. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. 3. Ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Imana ishimwe. Kadusaba umushumba atambuke aze asengere torero. Muhagarare mushikamye.